yunamuke ngo abona kera rwasase atakigoyoke ngo bataramuka. Noneho ati namba ati mbona ntakoza ntumbizo genda yabashika kwa mukuru bakumuhe ngo yamayumva kumusonga bamukubitira haka yamayirwa na kumusonga ati naje kugira ari kuvuga Mana nkiza ndapfuye muketo yaramugisha. Ntabwo muketo yateye mugisha umusonga, mugisha yatewe n'igitekerezo cye umusonga. Hari ibintu bikomeye twarwanaga nabyo bihawe izero kubera igitekerezo cy'ukuri cyahishutse kivuye ku Mana, tukaba tumurikiwe umwijima ukaba weyutse. Nta kindi kirakeye umwijima n'umucyo. Iyo umucyo utaraza umwijima urahaguruka, umucyo waseruka umwijima tuzuhangana n'umucyo. Kandi uwo mwijima ni ukutamenya kwawe, umucyo ni ukumenya kw'Imana. Bibiri zibaho ntabwo twamenye Imana, niyo yatumenye. Sitwe byatangiriyeho n'Imana byatangiriyeho. Noneho bitumenyesheje bidukura mu byo twibwiraga, dusigara n'iby'Imana yibwiye mbere y'iki gihe, bitubera kubaho kwacu kwa none n'ejo n'iteka ryose. Imana ishimwe kubw'iyo mesaje mu izina ry'Umwana w'Intama w'Imana. Amen. Bwana sifiwe. Abakoro iyo abantu batasomye wenda rimwe na rimwe biza bisa nkaho uhaye abantu icyuho cyangwa urwaho rwa kiritike cyangwa rwo kwibwira uko bashaka. Ariko Imana ishimwe. Ese niba batubwiye ngo ni wowe bide ab'Imana birabafite nimba mu y'Imana, Imana ishimwe. Amen. Amen. Kose uko mvuze ndahoteye uyu mugabo aya mazi afite, hari uwoboneka umurusha imbaraga zisanzwe z'agatuza akayamwaka, ariko abari mu kuboko kw'Imana ntawabasha kubavuvunuramo. ntibatuye iwabo, batuye mu Mana. Kandi uwo munyabwenge n'uwo munyambaraga wobasha gutata Imana akayica muri bumwe itarigira kugira ngo yanduze ibyera by'Imana n'uwaheye ngawe. Ariko kutamenya kwacu ni intambara yacu yatwanduje, iratwanduza, iraturangaza. Ariko Imana ishimwe kuko ukinzira aha twari dutinze igihe kirekire. Imana yo uhimbazwe kandi ushimwe iteka ryose. Muri iki yaravuze ngo dore nambaye ubusa ndagusaba unyambike, sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu, unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa. Umunsi umwe nararose mbona turi mu giterane kinini nkabeza iki, ariko ngo ndebe mbona nambaye ikabutura, ngo buce ndababara ngo Imana ni ukubera iki nagiye mu giterane nambaye ubusa. Ngo mare suzuma icyaha nakoze ndakibura mu mutwe wanjye, ariko izo zo zinazisobanukiwe nicaye muri iyo ngene. Kwambara ubusa si ugukora ibyaha ibi dutekereza, ni ukutamenya icyo twambika. Noneho ukambara uko ushaka kwambara mu bitekerezo byawe, ukigira icyo uri cyo cyangwa ukiyita uwo uri we. Mu maso y'Imana ikabona nti wambaye icyo wakagombye kwambara, wambaye ubusa kuko icyo Imana yita umwenda si uwaho twishyize, n'uko yatugenje. Iyo yaduhanze duhera mu Mana ntiduhera mu gushaka kwawe. Hanyuma sanga Imana ishimwe ko nari nambaye ubusa, kugira ngo Bwana asifiwe. Bibiliya izivuga ngo izibahana bikiri vuba kugira ngo mutazacirwaho iteka kimwe n'abatize. Muyakuduhana ni ukudutesha, ni ukutwerekera, ni ukutwigisha bikiri vuba kugira ngo bizosangwe twiteguye twambaye uriya mwenda wera udaraje kandi witwa Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sinomenya kubivuga, ariko umwuka ntazavugira abene, azavugira aho ari kandi azayumvi imvugo y'umwuka yumva mu mwuka. Ntabwo ari aba bantu bari kubabwirizwa. Nimba hari mesaje ivuye ku mwuka kwirabwira umwuka, kandi nimba uwo mwuka ari wowe kurumva icyo umwuka hayakubwira, kuko ibiryo by'abantu tizohabwa imbuto. Uko usaba abantu uko si mesaje si ya bose, ni ya ba nyirayo. Ni ukuvuga ngo niyo habwa abatara, iyo ntabwo imbwa yorisha, ntabwo ihene yorya inyama. Ni ukuvuga ngo ibiryo byo mu mwuka bigaburira umuntu umwuka,
utari umuntu w'umwuka wa kamere ibiti bimureba arumva umuntu yumva ibintu atahe yakuyemo ibyo ashaka mu bitekerezo bye, ariko ikivuye ku Mana cyubaka ubumana buri muri twebwe, kuko inkoko ihamagara abana bakumva ijwi ryayo, ivugo yayo, niko no mu mwuka twumva ijwi ry'umwami wacu ya data bitari iki gisawundi bene iki uyu mwonga oya suyu. Bwana sifiwe. Yagasakaje ingoma zambwira abana ati mwahera umwana w'umuntu yize abana b'ingoma bakamubwira niwe bose bakabaramba bakihisha mu bitsinzi bose. Yamara kamaye ingoma ikambwira abana mu mvugo z'inkoko ati yagisurira atamutse n'ingaruka bose itari n'ingaruka kugira niwe kuri ariko umwana w'umuntu ntiyumvike ingoma yavuze ati mwahera, ntiyumvike ingoma yavuze ati namahoro ni mugaruka. Imana ibwira abayabyaye bakumva imvugo zayo, ariko abana batabyawe n'Imana ntibabasha kumva imvugo y'Imana, ntibibaho. si ibyaha. Iyi mesaje si iy'abicaye mu ntebe, iyi mesaje ni iy'abera, kandi abera si abaje muri cornerstone, abera ni abari muri Kristo Yesu. Kandi hano si muri Kristo Yesu, oya hari naho twugamye izuba n'imvura, ariko muri Kristo Yesu kihaba hanze y'umuntu, haba Imana yahishuriye mu muntu, kuko Kristo ubwiwe ari we bugingo bwacu. None izo mvugo z'Imana hari uwo yabwiye Imana ishimwe ko mubo yacunguje amaraso nanjye mbarimwo, asandi kuko mu Imana yambitse nanjye nambaye, asandi kuko mubagiriwe neza nanjye mbarimwo, asandi kwiba bidahaye bibwira abaturage b'Igoma, ahubwo bikaba bihaye bibwirwa umutima wagiriwe neza. Imana ishimwe kandi himbaza. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari umugabo witwa Elisa n'umugaragu wiwe bari bafite gutekereza gutandukanye. Umwe yari afite gutekereza kw'Imana, undi afite gutekereza kw'iwabo. Noneho bukeye abona ibiba gusa, agira ngo niyo ntambara. Nawe intambara ntabwo ari icyo yabonye n'icyo atekereza. Elisa bimubwiye aramubwira ngo humura witinya, ariko abona ihumure si iryo ngiryo. Ihumure ni uguhabwa icyo agira. Bwana asifiwe. Asaba Imana ngo wereshe amaso y'uyu muhungu, kandi isaha yine ahangaha ntaho Bibiri ivuga ngo yari aho, ntabwo yari aho. Iyi ntambara twarwanye iyi myaka yose si intambara, si iriya ni iriya, si iriya ni iyi. ahumutse nabwo baburashira bushira abasoda barabona gusa, kandi bafite ibyo bitwaje umarwa no kubona ahandi batuye atogerwa n'abasoda, ahubwo barabafata abantu bayobora inzira ati mutukurikire, mwambumye mwe, mwabapfumwe, mwabatazi iyo bajya, mwabatagira ubwenge, nimutuje inyuma, hano siho mwaje, muze tuje kubereka iyo mugomba kujya. Babajyana ku mwami washike nabo ngo se ngo tubice, nabo basaba kwishwa nabo kwereka inzira itaha, ariko barashoje ibagaburire, murapfuye mwaragowe, abarozi abantu bo kwishwa nabo kwerekwa bizira igana iyo baje baturuka, mubarandate mubasubizeyo, barapfuye n'ibyo. Itorero ry'Imana n'impamo y'Imana yo mu ijuru tizorwaho. Hari barayifuza agiye ngoreye ndabyumva, harava ngo bihabire bishira n'imishinga. Imana imugisha ko arashaka imishinga yacu twebwe twateguye, ariko itorero ry'Imana ntiriba binaha. Uwo babara gwese ni bangahe, mwobara bo muzi hano muturanye, ariko itorero ry'Imana ni ririya ngiryo. Haleluya. Yewe igituma abakera batatinye kwicwa nuko bari ko barangiza aho batuye ntaho habakura, kandi icyo abantu bokwica kitari bo bama bafana mu isura nziza. Stefano yapfuye akeye yariko kuko ntawo mwica bo kwica icyo batekereje ko bishe, ariko ntawo
n'abakonikoni n'abatwezi bahaye misiyo ngo yo gusenya igihugu kandi bakoresheje inyundo wayakoresha n'amafaranga. Igiterane kizakiza kigasiga kivuze mu mwe gusa kikavuga umwe kikagenda, ikindi kibukavu kikavuga babiri kikagenda, ikindi kikamembe kikasa kikavuga batandatu, iki kikasa kikavuga umunani, iki cyavuze umwe cyavuze ngo iyo nyundo wayikoresha, iyo nyundo wayikoresha iraguhitana. Uzoca muri natwe wibabwirane ugende uherere ku bakundi kwa yakagari